Hano tugiye kugaruka ku bintu bitanu by'ingenzi ushobora kubahiriza cyangwa se ushobora gukora ukubaka urugo neza. Ahangaha ndavuga ku bantu b'abamama, uri buntize amatwi akangirira icyizere akantiza umwanya akanyumva, iki kiganiro kiraza kurangira yamenye neza ibintu bitanu ashobora kwitwararika, bityo bikagenda neza mu rugo rwe. Jado Artist Official ku isonga. Ndabasuhuje cyane, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Iyo mumeze neza nanjye mba meze neza, nkabazanira ibyo mbazanira hano kuri YouTube channel, mfite vibe, mfite swagger za danje. Abatameze neza rero namwe mwihangane, njya nkunda kubabwira nti iyo utameze neza hari igihe Imana ituma ibibazo bitugeraho atari uko igamije ko dupfa, atari uko igamije ko tugera kure cyane, ahubwo igamije kutuma tubikuramo amasomo no kugira ngo duhinduke tube abo ishaka. So ndagira ngo rero wowe utameze neza ntiwumve ko Imana yagukuyeho amaboko, ntiwumve ko Imana yakwanze, ahubwo wihangane. Uyu munsi ntibimeze neza ariko ejo bizaba bimeze neza. Nk'ibisanzwe rero ni Jado Artist Official, YouTube channel ni jyaho Jado Artist Official Art and Tailoring. Murumva harazamo akantu k'ubuhanzi. Ubuhanzi rero buba butandukanye, hari ubuhanzi bw'ubugeni ari nacyo gice mbarizwamo, ariko hari n'ubuhanzi bwo kuririmba. Mujya mubona ko kuri iyi YouTube channel hari igihe njya mbazanira abana bafite impano kabisa, bagatamwa imirongo yabo mukumva ibintu bimeze neza. Muri kumvamo rero ikindi kintu cya tailoring, ni ukuvuga ngo dukora ibintu by'ubudozi, hakazamo n'ibintu byo kuboha imipira y'imbeho cyane cyane y'abanyeshuri. Aha rero turapentinga, turabrandinga, turadizayininga, turatailoringa n'ibindi byinshi cyane. Aha uyu munsi rero mbazaniye iki? Uyu munsi mbazaniye ikiganiro kibanda ku bintu nka bitanu by'ingenzi abagabo badakunda ku bagore. Ni byinshi ariko njyewe nka Jado nahisemo ibintu bitanu by'ingenzi, bitabujijwe ko nawe wakongeraho ibindi. Aho hasi muri komenti muraza kunyandikira mumbwire niba se ibi bintu ngiye kugarukaho tubyemeranyaho, cyangwa se niba nakabije, cyangwa se niba hari ibindi namwe mwongeramo. Twihuse rero, ikintu cya mbere abagabo tudakunda ku bagore, nta mugabo n'umwe ukunda umugore wigira nyirandabizi. Iki kintu cyumvikane neza. Umugore ushobora kugira ikintu ukosora nko ku mugore, tuvuga wenda niba ari nk'ibintu avuze nabi, cyane cyane wenda nk'izi ndimi z'amahanga, aho kugira ngo yumve ko umukosoye kugira ngo nyine ubutaha ajya bivuga neza, ahubwo akazamukira hejuru avuga ati ntukangire injiji, ntukangire inzanga, ibyo mba mvuze mba mbizi neza. Ako ni kamwe. Hari igihe se wenda umugore ashobora gukora nk'ibintu runaka, wenda ukaba wamukosora akamubwira uti ahangaha ntabwo wari kubikora gutya, ahubwo wari kubigenza gutya kugira ngo ibintu byawe birusheho kugenda neza. Mu by'ukuri ushobora kumukosora wenda mu mvugo, ushobora kumukosora se mu bikorwa, ariko aho kugira ngo abone ko uri kugira ngo ibintu bye nyine birusheho kuba ameliyore, birusheho kuba byiza, ahubwo akazamukira hejuru akwereka ko uba wamusuzuguye, akwereka ko uba wabonye ko ibintu bye nyine bidatwika, ko ibintu bye nyine nta kigenda. Nta mugabo n'umwe ushobora gukunda umugore uteye gutyo. Aho muri komenti namwe mwemerewe kugira icyo mubivugaho. Jyewe ndi kubivuga nka Jado, ni ibyo natoranyije nahisemo, byo nagarukaho nyine abagabo tudakunda ku bagore, ariko bitavuze ko ari ihame. Nawe uwemerewe kugira icyo ubyongeraho aho ngaho muri komenti. Ikintu cya kabiri rero
tudakunda ku bagore, abagabo badakunda ku bagore, nta mugabo n'umwe ushobora gukunda umugore w'inshege. Inshege sinzi niba ari ikinyarwanda cyumvikana, ariko inshege ushobora kumwita ishyano, ushobora kumwita umugore w'intakoreka, ushobora kumwita umugore w'isasu, nyine wa mugore uvugira hejuru. Mu by'ukuri umugore tuzi ko ari mutima w'urugo. Umugore ni umuntu, ni wa muntu uba ufite ijwi rituje, wa muntu nyine uvuga atuje nyine ku buryo azana ituze n'amahoro mu rugo. Nta mugabo n'umwe ushobora gukunda umugore uvugira hejuru, mbega uzamuka, ugasanga ijwi rye ntabwo nyine ari ijwi ry'irigore, ntabwo ari ijwi rizana ituze n'amahoro mu rugo, ahubwo ni rya jwi rya gashoza ntambara. Nta mugabo n'umwe utaravangiwe, muri make batavangiye, ushobora gukunda umugore uteye atyo. Aho muri komenti nawe uragira icyo bivugaho, urabyemerewe. Niyo mpamvu uwo mwanya wa komenti ntekereza ko baba barawuteganyije. Ikintu cya gatatu rero twihuse, nta mugabo n'umwe ushobora ukunda nyine ibintu bya make-up. Umugabo cyangwa se umusore ashobora kubona wasize iminwa, ingohe waziconze, washushanyije, mbega wigize igishushanyo, akakubwira ati wow, nice, so cute, you're so beautiful. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari uko abakunze ibyo bishahuro witeye, ahubwo ashobora kubikubwira kubera icyo agushakaho, kugira ngo wumve ko yagushimagije, yagukunze nyine, bityo umugambi we awugereho. Ariko mu by'ukuri nta mugabo n'umwe ukunda make-up, keretse nyine uyobowe n'irari, uyobowe n'ikintu runaka nyine agukeneyeho, akakumvisha ko ari byiza, ariko si uko aba yabikunze, ahubwo aba agira ngo aferi ye nyine, game ye irangire. Ariko nta mugabo ukunda make-up. Ndababwiza ukuri, wenda ntanga urugero nko ku mugore wanjye. Umugore wanjye ku munsi w'ubukwe bamusize nyine ibyo bintu by'ibi make-up, arabyemera kuko byari ngombwa, ariko nyuma yaho yarambwiye ati ngewe biriya bintu simbikunda, byari byanambangamiye. Nanjye aho narindi nyine akibimbwira, avuga nti wow, uyu ni umugore kabisa wumva ko ibintu bya make-up cyangwa se ubwiza bwongeweho butari karemano. Hari ubwiza naturel, ariko hari n'ubwiza twakwita artificial, ari byo bya make-up nyine, ubwiza wowe wiremeye. Umugore wumva ko ubwiza naturel Imana yamuhaye ari bwo bwiza bwe, azi agaciro k'ubwiza. Ntabwo yumva ko ubwiza bushakirwa muri make-up, ntabwo yumva ko ubwiza bushakirwa muri biriya nyine umuntu yiyongereraho kuri face. Ariko muzi neza ko buriya Imana ntabwo ari injiji. Imana ijya kukurema ntigushyirireho biriya bintu nyine twiyongereraho, ntabwo ari uko yari iyobewe ko nyine ibyo bintu byaba byiza, ahubwo nuko yari izi ko yaguhaye ubwiza buhagije, bijyanye n'uko yifuzaga kukurema cyangwa gukora igihangano cyayo, aricyo wowe rero iyo ufashe ibintu ukiyongereraho, biba bigaragaje ko uri kuvuguruza Imana, ko nyine uba ushatse kuyibutsa ko yakabaye yaraguhaye akana kariya, ariko ntabwo ari byo. Mu by'ukuri ntabwo nzi niba nemeranya n'abandi bantu benshi kuri iki kintu, ariko nta mugabo ukunda make-up pe, ndakurahiye, nta mugabo ukunda make-up. Twebwe dukunda abagore bafite ubwiza karemano, ubwiza Imana yabo yabahaye. Cyakora umusatsi wawe ukora, uduherena wadushyiraho, agashenete wakambara n'iki, ariko biriya bintu musiga ku
ku minwa no ku ruhu, ukabona imvura yagwa ukabona bitangiye gutemba nk'aho ari ibishahuro simbizi, ariko abana sindi umuhanga cyane muri ibyo bintu, ariko ntekereza ko nta mugabo ukunda make-up 100%. Ikintu cya kane rero twihuse cyane, nta mugabo n'umwe ushobora gukunda umugore w'akabari. Umugore w'akabari nshaka kuvuga iki rero? Wa mugore nyine ukunda gusohoka, ukunda ibintu byacitse nyine, ukabona naho yaba atari kumwe n'umugabo we, ariko ukabona nyine we ni inshuti y'akabari. Nta mugabo n'umwe wakunda umugore uteye gutyo. Ubu uri umugore cyangwa uri umukobwa, umusore cyangwa umugabo ashobora kukumvisha ukuntu nyine ari byiza, ukuntu akunda iyo mwasohokanye n'iki, ariko still nk'uko nabivuze hejuru, hari uzacunge neza, hari ikintu aba agushakaho. Aba ashaka ko nyine muri bumwe ibyo biyoga, musinde, mugire vibe, noneho hahandi wowe nyine uri bube wasinze utakibasha kwikontorora, nyine akaguprofitira muri ako kavuyo. Ashobora kubigukundisha, akakumvisha ko ari sawa, akagusiga abajama bagenzi be, nyine akabona buri icyuki cya danje nyine gitwika, ko nyine ukunda gusohoka, ukunda vibe za danje, ariko muri make wabyumva neza ubaye umubwiye ngo agushyire mu mago. Niba ukiri umukobwa nyine utegereje umuntu uzashyira mu mago, umuntu mukunda gusohokana mujyana mu kabari munywa amayoga y'amoko atandukanye, uzabona neza ko atari sawa umubwiye nyine mugeze ku ngingo yo gushyira mu mago. Ntashobora kubikunda niyo wagira uti. Nyine umugore w'umusinzi, umugore wa undi nyine wikundira amayoga ahenze atandukanye, nyine uri muri swaga z'akabari, nta mugabo n'umwe ushobora kumukunda niyo wagira uti. No, nta muntu ushobora kukubwira ibi bintu. Muzagenda wambaye utumini, wisize make-up, wikoroze, wigize nabi bishoboka, wowe uzumva ko ari bwo bwiza bwawe, uzumva ko ari agaciro, mugende mu kabari, murye, munywe, mujye muri shambure, ariko ntazakubwira ko adakunda ibyo ngibyo ubamo, kubera ko nyine azaba ashaka ko game ze zirangira, nyine yakubone, yaguprofite. Ariko uzemera neza ko uri umukobwa udakenewe muri sosiyete, cyangwa uri umugore udakenewe muri sosiyete, nimugera ku ngingo yo kuba yashyira mu rugo ngo akugire mama w'abana be, reka sha, ntabwo ibyo yabikora rwose. Ntabwo ashobora kugushyira mu mago, ntibibaho. Uri umuntu umeze gutyo, ahubwo uzajya kubona ubone yishakiye undi muntu, niwe yagize mama w'abana be, ariko nukurikira neza uzasanga ikintu yagiye akurikiye ari uko uwo muntu yashyize mu mago, cyangwa se uwo muntu yahisemo ko aba mama w'abana be. Nusubiza inyuma background ye, uzasanga imico ye ntaho yari ihuriye n'iyawe. Mwebwe muri abagatwiko mwana, muri abagatwiko, ariko ntabwo muri abantu twashyira mu mago, ntibibaho. No. Ikintu cya gatanu rero, ari nacyo ngiye gusorezaho mu tuntu dutanu na selection cyangwa nahisemo turi buganireho ku byo abagabo badakunda ku bagore. Nta mugabo n'umwe ushobora gukunda umugore ufuha akarenza urugero. Umugore w'imfushyi nta mugabo umukunda. Ndabisobanura gute rero? Buriya gufuhira uwo ukunda ni byiza, ni n'ihame, na cyane ko nyine iyo umufuhiye biba bimwereka ko wawe nyine yafuhiye, arankunda koko, ntashaka ko mucika, ntashaka kundekura. Gufuha ni byiza, ariko iyo birenze igipimo ntabwo biba byiza. Ushiduka
hahandi wavugaga ko uri gufuha kugira ngo usigasire urugo rwawe, kugira ngo nyine ugumane ukunda, ushiduka ahubwo ibyo witaga gusigasira urugo ahubwo byabaye ibirusenya. Nta mugabo n'umwe ushobora gukunda umugore umufuhira akarenza urugero, ntibibaho. Uko wabigira kose ntibyashoboka. Gufuha ni byiza, ariko iyo birenze aho kugira ngo byubake ahubwo birasenya. Utwo rero ni utuntu dutanu inshuti zanjye nari nabahitiyemo turi buganireho ku byo abagabo badakunda ku bagore. Mu nyemerere nongeraho akandi kantu kamwe. Nari navuze utuntu dutanu ariko nsanze n'aka kantu ari ngombwa. Buriya nta mugabo n'uyu n'umwe ubaho ushobora gukunda umugore ukunda ikigare cy'abagore bagenzi be. Biriya bintu nubwo bamwe muri mwe babikunda, ariko murabizi neza ko atari ibintu byiza, murabizi ko bitubaka, murabizi ko bisenya. Ugasanga umugore ntakita ku nshingano z'urugo, ntakimenya abana, aba yibereye mu kigare nyine cy'abagore bagenzi be, yo hirya kwa runaka kwa runaka. Ibyo biberamo ni ukuvuga abantu gusa bagenzi babo n'iki. Ibyo nta gaciro bihereza umugore, kandi ushiduka nyine umugabo urukundo yagukundaga agenda arugabanya. Nubwo ntaho yagushyira kuko uri mama w'abana be, ariko nta mugabo ukunda ibintu nk'ibyo ngibyo. Nzagaruka mbabwira iby'abagore badakunda ku bagabo. Namwe nizera ko muzajya mumfasha nyine muri iki kiganiro, mu biganiro nk'ibi ngibi, mugashyira muri komenti niba ibyo navuze tubyemeranyaho, cyangwa se niba hari ibyo narengereye, cyangwa se niba nawe hari ibyo wongeramo ukabyongeramo, bityo tukarushaho gukomeza kubana kuri iyi YouTube channel, ibintu bikagenda neza. Murakoze cyane rero, ndabakunda. Yari Jado Artist Official. YouTube channel nk'ibisanzwe ni jyaho Jado Artist Official Art and Tailoring. Ndabakunda cyane, Imana ibampera umugisha. Ndabakunda cyane kandi Imana ikarushaho. Ciao ciao, tubonane ubutaha. Jao Jado Artist Official ku isonga.